mu gihe cyacu ndabihera ndakora faze eshatu. Mu gihe cy'ubuhunzi ntago byari byoroshye kubera ko guhanga no guhimba iruhande ya Sentore, iyo wumva Sentore muze Sentore abantu abajene ntago bamuzi cyane, ariko abantu bose uzi babahanzi bakomeye baciye mu ishuri rya Sentore. Uyu ni umunyeshuri wanjye, n'umuhungu wanjye naramutoje cyane Ruti cyane. Unareba ara majeste menshi anakora yanyiramwigishije burya yewe kubera nyine kubana n'abasirikare nisanga igihe cyose ngiye gusezera publique mba nateye isaruti. Yes, ndagusuhuje nizere kuri amahoro kandi Imana ikurinde yahuri mu Rwanda rwiza rw'imisozi igihumbi. Nitwa Tayikuni Ndahiro, yitwa Narababwiye TV. Kora subscribe, comment na share. Nishimye kurusha ikindi gihe cyose baba barambonye nseka kubera ko wo tugiye kuba tuganira nawe nabyifuje kera. Ni igitabo gifite page nyinshi wasoma ukazirangiza. Amateka y'umuziki, gikundiro cy'abanyarwanda, afite byinshi avuze mu Rwanda, ahahise, aho turi n'ahazaza, haramuvuga kandi haramwemera. Umwitande, mwita intore, mwita intwari y'ibi bintu, yatanze ibitambo byinshi kugira ngo music industry y'u Rwanda na gakondo muri rusange yabwe agaciro mu Rwanda. Ingoma, rhythm, vibe, energy zanone ukundira umuziki w'u Rwanda abiri inyuma. N'umucuzi, n'umuremyi w'injyana, umudiho na gakondo yacu. Mwita Masamba intore kandi koko kanda pose umwumve nguhuze nawe mvubwiza ubwenge bwe. Nitwa Tayikuni, nagize umugisha wo kuba nahura nawe, ngwino wumve uraho neza sa. Uraho cyane. Nigeze kumva amazina urayazi cyane, ariko burya ubutore buhera ku nteruro y'ikivugo. Genda icyogere mu nkuba singome nabazangira icyubahiro mu mihigo, nkaba ndwarwagiriza bigarama rwangarambo murenzo wo kurwanamiza umutwaro utangira muzengabo wanze gushira amakenga ati ndi inkera y'abeza. Bundi waratowe, warabaye intore, ntugire ikivugo, wari ukwiriye gusubira mu ishuri cyangwa se mu itorero, kuko kwivuga aya mazina araho ngira n'Imana yandi y'ikirisitu ntayo ngira. Nitwa Masamba intore, nkagira n'irindi ryitwa Butera data yanyitiriye. Ni byiza rero iyo umuntu agusabye kwivuga ugahera ku kivugo. Benshi hari igihe babitinya ngo no kwivuga no kwirata cyangwa se no kwigira iki, ariko ni umuco twatojwe kandi tuwutozwa mu itorero. Nasabaga ko abantu bose batowe bagiye mu itorero bajya bagira interuro y'ikivugo kugira ngo n'ikiganiro kigende neza. Wakoze indirimbo nyinshi nziza zanyuza abanyarwanda ndetse n'abaturanyi, ubwo ndavuga bumva ikinyarwanda, Uganda no mu Burundi abakivuga bakoresha ibihangano byo no muri Tanzania. Ariko nakubaza indirimbo yitwa Dushengukanye Isheja, ni indirimbo wanditse uri muri moment imeze gute? Dushengukanye Isheja ifite amateka menshi cyane. Ngira ngo rero wagize sinzi niba ari amahirwe cyangwa se ari ibindi bintu, kuganira nanjye nkaganira gusa mu magambo ntago bijya binkundira. Ninyuzamo ati dushengurukanye Isheja abashingwa ngerero, hariya Arusha baraturirimba. Dushengurukanye Isheja abashingwa ngerero, twese abatarutinya. Dushengurukanye Isheja ifite amateka meza cyane. Turi muri fundraising muri Tanzania tuyizenguruka yose, twahereye Karagwe tujya Mwanza, nagiye Mwese, Mutukura, hariya hose, Dar es Salaam tugerayo. Hanyuma muri iyo period niho hari noneho 90 I think na gatatu hariho Arusha.
ubwo harimo imishyikirano yacu ni ukuvuga ngo icyama cyacu cya RPF na leta ya kera bihurirana rero nuko iyo inspiration irimo iraza. Mpamagara papa Sentore, tugenda tuganira, mubwira aho ngiye, agenda anyungura, anyigisha, anyumvisha, noneho tugenda turema indirimbo hamwe nawe kugeza aho ngeze Arusha. Hanyuma nyuma yo gusinya mpita ndayikubita aho nyine niho twakoreye iyo ndirimbo. Nibwo bwa mbere yari sohotse Arusha rero ni mpafite souvenir nyinshi cyane ndahazi. Hanyuma no kuba rero abantu bari aho ngaho mu mishyikirano batureba, batubona, babona ukuntu turi intore tuzi kuririmba kandi turi convinced cyane ni n'intego turimo, bakavuga ati bari abantu babiteguye bate, kugeza aho dusoza gusinya indirimbo umwanya igahita iboneka. Ubwo twahise turema igitaramo n'abaraho bose, basi uwo mwanya dushengurukanye isheja iragiye. Ubuhanzi bwa Masamba Intore birazwi ko buva mu muryango w'abataramyi, w'abahanzi n'abaririmbyi muri rusange, ariko si cyagusunikiye cyangwa si cyagupushinze kuba wahinduka umuhanzi. Uretse iyo mpamvu harimo no gukunda igihugu. Harimo gukunda igihugu cyane, kandi nkaba narakiganirijwe cyane na data. Iwacu jewe navukiye mu buhunzi, navukiye i Burundi. Iwacu rero habaga ibitaramo buri munsi, n'ahandi henshi mu miryango myinshi y'Abanyarwanda habaga ibitaramo. Bwari uburyo bwo kutuganiriza no kutubwira u Rwanda bacishije mu ndirimbo, mu buhanzi, kugira ngo abo bandi tubana batabimenya. Urabizi Burundi ikinyarwanda n'ikirundi birasa. Umurundi yavuga, umunyarwanda akamwumva, umunyarwanda yavuga, umurundi akamwumva. Byari bigoye cyane rero kugira ngo bashobore kwihisha ngo batwigishe u Rwanda barudukundisha. So bahimba ikintu cyitwa ngo ni igitaramo. Abantu bagatarama mu muryango ahangaha, bagatarama mu muryango uriya, bagatarama mu muryango wundi, bagenda batwigisha u Rwanda. Data rero yararukundaga cyane, akaruvuga, akambwira ukuntu yabaye ubwami. Data yari intore y'ubwami i Nyanza, yari inshuti ndetse yarudahigwa cyane. Yahoraga rero ahimba indirimbo, wagira ngo buri kwezi yahimbaga indirimbo ivuga nkaho bazataha mu kwezi kumwe, bazataha tuza kwikanga uko tugera dukora natwe kuko tudataha. Nk'indirimbo yarimbaga ati ngo dukumbuye Rwanda yacu, dukumbuye igihugu cyiza, irebera imisozi itaha inyambo ya Rwinyana, ibirunga n'ibiyaga by'iwacu byankumbuje Rwanda yambyaye. Wow, twakumva izo ndirimbo, twakumva ukuntu atubwira imisozi, ku buryo natashye yewe nzi u Rwanda rwose, nzi imisozi, nzi intara zose, kubera data, kubera Sentore, kuri ubwo buhanzi. So rero kugikunda ni ibintu navutse numva, ni ibintu navukiyemo. Byanatumye wenda nsimbutse nibuza kukibaza nyuma simbiza, ariko byatumye i Bujumbura nubwo nigaga byagezeho mba umustar ukomeye cyane, ndetse nkorera n'amafaranga meza, ndetse mva no mu rugo njya gufata ghetto, niko twabyitaga kera. N'ubu byarakitwa ghetto, kantu k'akazu gafite icyumba kimwe na salon, ukagira n'umukozi harara n'iki, kugira ngo ugire independence, aho kugira ngo uzajye utaha saa 8 saa 9 ugereho wanduranye n'ababyeyi kandi barakureze neza. Ndabakwepa ndi muto cyane, 15 16, kuko nari ntangiye kugira amafaranga. Ubwo busitari narimbaga abarundi bakankunda,
tujya mu magroupe yitwa UB40, tukora amagroupe ndazenguruka Burundi, dukora ibyo bita semaine d'université. Hariho ibintu byinshi cyane bituma birazamuka, noneho ariko biza kugeraho numva cya kintu cyo kuvuga gukunda igihugu wambajeje, mvuga nti nubwo nkunzwe, nubwo ndi umustar muri iki gihugu ntago ari iwacu, barankunze, baranshimye, baranezerewe, ariko hari ikintu numva kituzuye. Ruko muri 89 ale fata inzira njya Uganda, njya noneho hariho fundraising, ndagenda muri fundraising ndayikora, noneho ntiga umuryango neza deep. Kuva ubwo ntago nasubiye i Bujumbura, yaba ayo mafaranga, yaba ubwo bustar byahise birangiraho, nditanga, ndiyemeza, mbuwa icyama till now, kugeza none. Okay. Uriho uravuga ukuntu ababyeyi bagiraga uruhare rukomeye cyane mu gukundisha abana igihugu, ni nabyo byakozwe byatumye tugira abantu nkamwe bakunda u Rwanda bakanaruvuga ye bakanaruririmbira. Ariko si ureba ubona u Rwanda rwa none, ababyeyi n'abana umubano wabo gukunda igihugu babyitsaho cyane, ese niba ari yego cyangwa ari hoya, biri kuva kuki? Ibyubu urabona ko ababyeyi koko bakora uko bashoboye kose kugira ngo batamika abana babo u Rwanda, barubakundisha. Noneho ubu ngubu bisigaye bini no ku rwego rwo hejuru, basigaye bajyana abana babo mu kwiga kubyina, mu kwiga guhamiriza. Hari amashuri asigaye afite izo za classes zo guhamiriza, zo kubyina, zo kuririmba, zo gucuranga. Ngira ngo nanashimire Green Hills n'ahandi henshi. Green Hills no kubera ko bamaze kuntumira mu bitaramo, ariko nkareba ukuntu abana bishimye. Ibi byose urabona ko ababyeyi koko bakuru ko bashoboye kose kugira ngo abana babo bige, bamenye u Rwanda, barukunde. Ariko ikibazo gusa kigihari ni ikibazo cy'ururimi. Wakunda u Rwanda karuvuga, ndetse waruvuga rute utaruvuga mu Kinyarwanda, cyangwa se utarurata mu Kinyarwanda. Kuvuga u Rwanda ukarurata mu Cyongereza, yes, mu Gifaransa wabikora, ariko bishaka gymnastique nyinshi cyane no kubitekereza, ariko uvuga mu Kinyarwanda ubivuga neza cyane, kandi iyo binabibwira n'Abanyarwanda bakumva, biba byoroshye cyane. Kandi abantu bagomba no kumenya n'ikintu cyayikono, kubera ko u Rwanda burya ntibatekereze ngo ni miliyoni 13 cyangwa 14 nk'uko basanzwe bavuga. Uru Rwanda Abanyarwanda bashobora kuba barenze nka miliyoni 40-50. Kinyarwanda cyumvuga muri Uganda, cyumvuga Karagwe wavugaga, ubanza ari naho uvuka, cyumvuga muri Kongo, hariya hose murabyumva, za Rucuruza, Masisi, za hehe, za Bibugeza, kazamuka ukagera no mu misozi muri Plateau, nabo Ikinyarwanda baracyumva ahantu hose. Rero reba abantu bose bumva Ikinyarwanda, kandi iyo bumva Ikinyarwanda ni ukuvuga ko bakunda u Rwanda, nicyo bisobanura. Ibyo rero ubona iyo lien iri hagati y'ababyeyi n'abana, urabona ko bagerageza, ariko bagerageza mu Cyongereza, bakagerageza mu Gifaransa, bakagerageza muri izo ndimi. Bamwe banabuza n'abana kuvuga Ikinyarwanda mu rugo. Umwana yakwinjira mu rugo ati nta Kinyarwanda. Ntabwo rero dushobora gukundisha abana bacu tutabatoje umuco, tutabatoje Ikinyarwanda. Bisigaye biri, ngira ngo umaze kubona na His Excellence ajya bivuga, gatanga n'ingero nyinshi cyane, aho abantu bavuga Ikinyarwanda bakakica bakuze. Umuntu ufite imyaka nka 60 kavuga guhereze, nka kavuga kugira iki, ubona ko biteye isoni. Ikintu rero kiriho iyo linya y'ababyeyi n'abana nimeze neza, ariko cyane cyane nibongere kwiga Ikinyarwanda, kwiga umuco, kohereza abana mu itorero,
kubakundisha indangagaciro zabo kandi bakumva ko ikintu cya mbere kiriho gishobora gutuma uba wowe ari ugukunda u Rwanda kandi ukanamenya no kuruvuga no kururata. Umunsi w'ubwigenge mu Rwanda iyo ugeze cyangwa se umunsi wo twizeza kwibohora twe tubibona gutyo tugaselebratinga nk'urubyiruko tukabyishimira, ariko hari mwebwe mwabibayemo iyo minsi iragera biba bisa naho bibaye ejo bundi, biba bisa naho ari amasaha ashize gusa kubera ko mwabituyemo. Ariko ubaye nk'udusobanurira iyi minsi mvuze iyo igeze Masamba Intore wabaye muri ziriya moments biriya bihe byo kurwanira ubwigenge, kubwira abantu ko u Rwanda rumeze gutya, hari abari kurengana bagomba kubona kurenganurwa, bimeze biti iyi minsi iyo yageze aya matariki yo yegereje? Iyi minsi mu minsi mike tuzizihiza umunsi w'intwari, gushimira iby'intwari zakoze. Uru Rwanda njye mbibwira abantu benshi, uru Rwanda ntabwo ari gift, hari amaraso menshi yamenetse. Kwishimira intwari ni umuco dutoza, twifuza no gutoza n'abato, aricyo gituma tunabyishimira, tukishima, tukanezerwa, tukabivuga, tukabirata, kandi bikaba ari ibintu bigomba gucengera muri generation zose uko zagiye zisimburana. Iyo rero uzi ko iki gihugu ubu ngubu gifite ari igihugu cyavuye mu busa, ari igihugu cyari cyarapfuye kikazuka, kikagira abavunyi, kikagira intwari, ugomba rero kugira uko ubivuga no kugira uko birata, kugira ngo noneho nawe undi muto azakure yumva icyo kintu kijyanye n'ubutwari. Tugomba rero gukora uko dushoboye kose kugira ngo tubivuge, tubirate, tubikomereho. Iyo rero uyu munsi wageze kuri jyewe unyibutsa byinshi cyane. Mu kwa kabiri ni umunsi, itariki ya mbere y'ukwa kabiri ni umunsi twibuka intwari. Ntabwo singiye kukubeshya, ntabwo jyewe nari muzi cyane mu mateka, ariko abayobozi, leta yaricaye ifite aho yahereye, ifite amateka yabyo, ishyiraho uwo munsi. Kuko jyewe nkubwiye, nakubwira umunsi wa Liberation Day, nakubwira umunsi kwibohora, niwo nzi, niwo iyo ugeze. Nari mpari, naje kare muri 1994, ninjiye kare, nabonye byinshi, nabonye u Rwanda rubohoka, nabonye u Rwanda ndetse na guverinoma ya mbere irahira, nari mpari icyo gitaramo, nari nkirimo, aho ndahazi cyane. Ariko kuba baricaye bakabona uwo munsi, bagashaka umunsi w'intwari aho abantu bose bagomba kwibuka intwari zacu, ni ibintu byanshimishije cyane, ni ibintu ndimo n'ubu ndimo ndategura. Hari igitaramo kizabera muri Camp Kigali ku itariki 31, ndimo ndategura urukerereza, ndi umutoza w'itorero ry'igihugu Rukerereza, nkazakoresha intore nyinshi cyane zirenga 30 n'amakondera, kugira ngo urabizi intore n'ingabo n'ubutwari, ibyo byose no kubikora kugira ngo abana bakibyiruka, la jeune génération, bakiri bato, bumve ko kwitwa intwari, kubiharanira, kubirwanira ari ishema ku gihugu cyabo kandi no ku isi yose. Ni ibintu bigaragarira buri wese, barabona ko n'abasirikare bacu basabwa ahantu hose. Ejo bundi numvise bari no muri Jamaica, ubwo sinavuze Centrafrique, sinavuze Mozambique, sinavuze n'ahandi hose. Ibyo byose ni ubutwari, ni ubutwari barebera mu Rwanda muri rusange, ariko noneho bugomba kwinjira neza, bukajya mu mitsi y'abana b'urubyiruko kugira ngo bumve ubwo butwari. Iyo rero uwo munsi ugeze, ndishima, ndanezerwa, ngakora ibishoboka byose kugira ngo niyibutse ibyo data yambwiye,
nagize imana yo kuganira na sogokuru ayo mateka, noneho nanjye ubwo ngeze aha ngaha nshobore kubiganira n'abato bavuka, mbiganire nawe ufite audience nini cyane y'urubyiruko, babyumve bumve yuko kwitwa intwari ari ishema, kwambara umudari w'ubutwari ari ishema, nta muntu utabishaka. Ibyo rero bikuriye kuba biri ku mutima w'umuntu, akabirwanira, akumva ko kuba intwari ari objectif ya mbere agomba kurwanira. Unyemere kino kiganiro ndakomeza ngengene nigeraho cyangwa se ugegene wigeraho, ariko biratinda cyane kuri ngewe kubera ko ndiho ndabariza urubyiruko rugenzi rwanjye, niyo mpamvu nkoresheje ijambo kugegena nigeraho. Babaye intwari, barabikoze, bitangiye igihugu, yewe hajyaho n'umunsi wo kwibuka ibigwi n'ibyo bakoreye igihugu. Ariko si urora mu mboni zawe urubyiruko dushinjwa ko tutari active nkuko byakaye bimera, mbehe yewe banavuga ko n'umuco hari ukuntu dutana cyangwa tujya kure yawo. Ubwo butwari mu butubonamo urubyiruko rwa none? Urubyiruko rwa none ruri mu butwari, ababwira ibindi baba babeshya. Hashobora gutanamo 2 3 kandi nta gihe batatanye. Ibyo ntibazakubeshya. Kuva ku ngoma za kera hariho abihadikaga amatugunguru, hariho abanyabwoba, hariho abasinzi, hariho abantu nk'abo, ariko abumwe cyangwa akaba 2 hajya ngo sinzi umugani bajya bavuga ngo umukobwa umwe agira iki. Yego, reka giye mbifate muri rusange. Urubyiruko rwacu uyu munsi ni urubyiruko rw'intwari. Ndabihera kuri examples mbona now nko mu itoro ry'igihugu. Imyaka mfite ubu ngubu bitigeze binabaho, ni kuva kuri 20-22 nibo bifuza kuba intore koko z'u Rwanda, bakiga guhamiriza, bakiga ubutore, nkabajyana mu mashuri, nkabajyana muri stage, nkabaganiriza, ukabona ko bose babikunze babyumva. Iyo ureba igisirikare cyacu ukareba ukuntu abajene barimo, mana hari igihe iyo bakora nka parade nkareba abo bajene bumutse bameze neza, ndakeka ko ntibyigeze bibaho mu mateka, ngira ngo no mu mateka y'isi. Mu myaka itarenze 2 cyangwa 3 tuzaba dufite ba colonel bafite imyaka 30, ba major bafite imyaka 25. Tumenyereye abo ngabo ba senior officers bafite 60, 50. Hari ibihugu nabyo bitajya binashaka no kubicaza gato ngo babe bajyanama, bireka abana bakore. Ariko reba u Rwanda, iyo ureba nka parade yacu y'abana b'abasirikare, ukareba na police, ni age ziri ahantu ubona ko ziryoshye. Nukuri ibi bintu biranshimisha cyane, nibi bikwereka ku rubyiruko rwumva ubutwari, rwumva koko rwumvise iyo mpuruza rurayikiriza. Nta muntu waruhora ko ruri inyuma y'ubutwari rutabyumva. Niba 2 3 babayeho bakangiza ibintu bimwe ntago bigomba kwitirirwa urubyiruko. Noneho genda umuhamya kubera ko mbana narwo, ndi inshuti yarwo, ndi umuhanzi wabo kuva kuri abatoya. Umaze kubibona ko nsohora abageni baki 22-23 bumva indirimbo. N'ubu mfite liste ingana umusozi wose umwaka utaha, uyu mwaka nako. So bikubwira ko urubyiruko rumeze neza. Nukuri reka mprofite ubu ndarushimira cyane ku byo rukora, ku kwitanga, kandi wenda sinabura no kurukebura kuri bamwe bakeya bakirangaye bisinda amahoro. Ntugasinda amahoro, jya unezerwa, wishime, ariko usigaze gake kavuga iti hajya igihugu cyanjye bimeze bite. Kuko u Rwanda mu mateka kuva na kera, iyi buryo batatwanze, ibumoso baba bitegura kutwanga, mu mugongo baba barimo barapanga, duhora batugera amajanja.
imbibi zose wagira ngo ziraherekana kugira ngo hajya wowe watangire nurangiza ndajyaho. Iyo rero umuntu uzi ko ariko bimeze, nawe uravuga uti reka koko nkora ibishoboka byose kugira ngo ndinde igihugu. Nta kindi gihugu dufite ni iki ngiki, nta gihugu wowe uzagira yaba umujene ukira tugakora ibitangaza ukaba umusitari ukaba umukire uri hano wese, nta kindi gihugu azagira kitari u Rwanda. Aho azajya hose akagira n'amafaranga cyangwa akaba n'umusitari, bazahora bamwibutsa yuko ari umunyarwanda. Nuko batugize turi abasitari, nuko badufashe muri ubwo butwari. Yewe noneho nabaye n'umupiyoniye, ibyo bitaga abapiyoniye Burundi, nabaye kamanda utegeka uyobora abarundi muri parade, mu bintu byose byabaga ari nkaho wavuga urabizi ibyo nibyo abaskuti n'abagide n'abaki bo bari barahimbye ikintu kimeze nk'abapiyoni, ariko hari uburyo bwo guforma abo bana kugira ngo transfer zagiye mu gisirikare. Kubera rero determination n'ukuntu twize, narabayoboye ndayobora parade, mbu umupiyoni ukomeye cyane. Rimwe rero haza kuba Uganda n'umuhanzi ujye wihangana, rimwe haza kuza akantu gatuma yuko bavuga bati tugomba kohereza bakamandaze b'abapiyoniye mu Burusiya kujya kwiyugura n'ibindi. Barabaza barampamagara muri ofisi ariko ndabyibuka ngabo barakubwira none bese Rwanda ntindu wa Sentore na mama ndamuvuga none uri umunyarwanda? Ntindu umunyarwanda cyane 100%. Urumva rero ngo nta kuntu wagenda muri iyo mission anabarundi bagomba kugenda, wowe ubwo bipfiraho oya nari kamanda. Ndakubwira barabizi ubimvuga n'abarundi, ikiganiro cyawe barakireba, bazakubwira, bamwe bazaguhamagara bakubwire baranzi mbikora. Ariko ubwo mission ibirahagara aho rero niho natangiye kumva koko bashimangiye cya kintu kivuga ngo uri umunyarwanda, aha ntago ari iwanyu. Bose narabarushaga, ngira ngo waganiriye ibitangaza abayobozi bacu b'abasirikare bakoze muri Uganda. Yego yemera abagande barabyemera, barabizi, kandi nta hantu babicikira. Hari amaraso yacu ari hariya yahamenekeye, hari abana bacu barwanye iriya ntambara barayitsinda, ariko objectif yaravuga ngo turayitsinda dufata urwacu. Nanjye ibyo byose badata barabitubwiraga, byabayeho kuva kera cyane. Niyo mpamvu nanjye nakubwiraga nti hari igihe bambaza ibibazo nakwibuka amateka nkumva mfite byinshi byo kuvuga, kandi ntari bubone umwanya uhagije wo kubivuga. Ariko ibyo byose bijyanye n'ubutwari, bijyanye no kwitanga, ni ibintu mushimira abayobozi bacu. Ibyo abajene barimo bakora, natwe twagiye turi abajene, nagiye mfite imyaka 22. Urubyiruko ruhagaze neza, rumeze neza, rukwiye guhora rwigishwa, ruganirizwa. Ahasigaye ntabwo ruri muri negative, ruri muri positive. Nyemera ngo maze kino kibazo, wabaye mwiza cyane mu buhanzi, umaze imyaka irenga 30 ubikora ukabisubira. Bivuze ngo iyo umuntu arebye yihuta cyangwa se ahisa afata umwanzuro, yavuga ko ari cyo waremeye gukora, no gukora byinshi mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko si bitaza kuba uri umuhanzi, ahantu ari kwisanga ukavuga uti ndanyuzwe muri uyu murimo cyangwa se muri iyi carrière, hari kuba ari nkiri mu buhunzi niga primaire secondaire no kuzamuka ibiki, nari mfite indoto zo kubona ku izina ryanjye hari akantu kiyongera kitwa DR, Doctor. Yego. Hanyuma ndabikomeza, ayo yose nize njya ku rugamba, uzi ko twamaze imyaka myinshi cyane.
ariko kugera ku rugamba no gukora ibindi impano irakomeza irambyiga iranyuzura, akaba ari byo nkoresha cyane cyane bigenda bimvamo. Naje kugaruka mu Rwanda bitakiri obi, bitakiri bya bindi numvaga bitakiri priorite, ahubwo nshaka kugira ngo nungure byinshi bijyanye n'ubuhanzi. Nyuma naje kujya mu Bubiligi niga nkora ibintu byitwa aho ureba nkora ibyo bita comédie musicale, mbyiga imyaka 3, nza gukora muri théâtre yitwa Rwanda 94. Ndi umu acteur, ndi umuntu wakinye filime, ndi umuntu wakinye théâtre ikomeye cyane yitwa Rwanda 94 imyaka myinshi. Aba ari byo none ko ntangiye kubikoramo, ntangira no kubyiga no gushakamo experience nyinshi cyane, et puis envie yo kuba docteur ibirarangiye. Hanyuma rero kuvuga no gutaruka, ubu ngubu mfite abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2. Umukobwa wanjye wa kabiri ni umuganga, arimo ariga medicine mu Bubiligi, Laure Gicanda. Nta kintu kinshimye, buri munsi ndamureba nkabwira ntariko uzi ko ibyo bintu muriga ari byo bintu narotaga nashaka gukora. Ubuzima bunjyana mu bindi, bungaragurira mu bindi, ndabireka. None wowe urabikoze, Imana igufashe ubirangize byibuze. Nzaruhuka numva ko muri famille hari DR. Yes. Ubuhanzi muri bantu bavunwe cyane, ibiganza birambuye bijyanye n'umuziki mwakoze, mufite amabavu menshi, imvune nyinshi, production bibavuna, mufite inshingano zindi, ariko murabivanga no kuririmba, ariko biranga biba byiza cyane. Byari byoroshye bite mu gihe cyanyu bwo mwahangaga cyangwa byinjira? Mu gihe cyacu ndakora phase 3. Mu gihe cy'ubuhunzi ntago byari byoroshye, kubera ko guhanga no guhimba iruhande ya Sentore. Iyo wumva Sentore, Mzee Sentore, abantu abajene ntago bamuzi cyane, ariko abantu bose uzi b'abahanzi bakomeye baciye mu ishuri rya Sentore. Amatorero yose yabaye muri Kongo, muri Tanzania, muri Uganda, ni Sentore abenshi baciye muri iryo shuri, kubera ko agihunga muri 60 uwo mwanya ahise ahimba itorero. Kuko abantu bagihunga bageraga nk'i Burundi, agasanga i Burundi bimeze neza, akikubita Tanzania, akajya Uganda, ariko bagiye bafite amasomo arabigisha. So ibyo wambazaga rero ntago byari byoroshye kugira ngo ushobore guhimba cyangwa se no kumva ko ubaye we imbere ya mwarimu urenze, mwarimu ugitangaza ukunzwe kuva ni Rwanda. Icyo nakoraga gusa, nabanje kuba recorder we, yahimba indirimbo akaba ari, kuko yahimbaga agenda mu muhanda, yambyutsaga saa 9, ati ndashaka kumva ziriya nyoni. Yajya kumva inyoni akazihimba mu indirimbo, akanzindura, uranda umwana muto, akanzindura, nkagenda nkabarikoda, nkazifata, nagira mu rugo nkamubwira byose. Nibyari byoroshye rero, nazifataga mu mutwe, narafataga mu mutwe, n'ubu mfata mu mutwe. No mu myaka yanjye ndirimba indirimbo yose nkazirangiza, repertoire ishobora kugera indirimbo 20 ngira ngo arabibonye muri 30-40. Abantu baravuga ati bira bitero byose yego nizawe ari kubyibuka ute? Birabagora cyane. Benshi burya ntukabona abantu bashi bagira igitabo. Hari rero byaje muri iyi minsi byiza cyane, technology nziza, basigaye bafata screen none bagashiraho lyrics, ukajya ubona umuntu arasoma aragira iki. Hari n'ibindi rero byaje, ujya nka Rena warayibonye, hejuru bashiraho lyrics. Mfasha umuhanzi yo agiye gutakara agatrisha hari, ariko jewe ndaziririmba mu mutwe. Ibyo rero ibyo byaramformye cyane, kuba hafi ya Sentore, kuba umugaragu we. Noneho ngiye ku rugamba, mpura na bagenzi banjye, mpura na Kamariza, mpura n'Indahemuka, dukora groupe, turazenguruka. Aho rero niho noneho ntandukana na Sentore, ubwo nibwo ntangiye guhimba buhoro buhoro, indirimbo zigatangira ziraza.
nyuma ubwo ni faze ya kabiri. Faze ya gatatu ni faze yo mu Rwanda, ho noneho ndarambura. Nyuma naje kujya no mu Birigi, hari album nakoze mu Birigi yitwa Wirira, urugo ruhire, zira zose nazikoze. Guhimba nkiri, hari feze zigenda, iza mbere ziba zigoye, uba ushaka kwiga byinshi na mwarimu, ya kabiri uri wenyine none nta yindi shwa ufite. Hari indirimbo ugomba guhimba, hari indirimbo ugomba guhindura, hari izo ugomba kwandika kuko uzabona n'abasirikare, muzakora kitamaduni, uzabigisha. Hari izo bakoraga kubera ko bari mu mapigano, ukazifata ukazirema mukundi, tukazijyana muri Muhabura. Iyo ni faze yindi, ariko none hageze mu Rwanda rurimo amahoro, mpimba n'izindi z'abageni ziryoshye. Mwana wanyoye nk'ukiri muto, kandi agatsinda ugenda nkazo iyizire. Iyo sinajya kuyimbira ku murindi cyangwa cyangwa Arusha. So urumva utuntu nk'utwo nkajya nirimbira utuntu nk'utwo, cyangwa utuntu najyaga ndirimba abajene bikundira, tuvuga ngo aragiye arigendeye aransize gemba yuwande, yari mwiza yari igitego none arigendeye gemba yuwande. Umusigaye nshaka abana b'abajene, nahoze mbiganira na Gino umuhungu wanjye n'abandi benshi, ni muzaze mbahe izo ndirimbo nahimbaga ngifite 20 n'ingahe, ntagishoboye kuririmba. Uyu munsi sinajya kuririmba utumeze nka aragiye na Rwagihuta yihimbye ryari? Iriya yo nyifitamo amateka menshi cyane, kuva i Burundi, kuko Rwagihuta buretse ubundi tuzagira umwanya nguha amateka yayo. Ubundi ubwayo ntabwo uko yabaye interprete mu Rwanda, uko yasobanuwe. Iriya ndirimbo narayikoze, nari nkiri Burayi, ndayohereza nk'uko nohereza Wirira na zande yande. Ibaho buriya ndabimenyereye, burya indirimbo zanjye uko zibona ndazohereza zikabaho, umuntu akazavumbura indirimbo nyuma y'imyaka 3, indi ndirimbo igasohoka nyuma y'ibintu. Kanjogera nagize nka mbona ivumbutse, abantu barayikunze, kandi yatinze bumvira ryoshye. Indirimbo yihuse muri zinasohoye vuba ni Rwabihamayo, yarihuse, abajene barayikunda. Izindi ni nka ziriya mbanashizemo amapiano ya u Rwanda mureba, uwo mwanya byo nta nubwo mvuga ntagutegereza, ariko nk'izindi za urugo ruhire kubera amakwe ntangivuze Kinyarwanda kitari cyo, kubera ubukwe bwinshi ibyo zikagenda. Ariko nka Rwagihuta narayohereje imara imyaka 3, ndanayibagirwa ko muzo nakoze nohereje ihari. Rimwe umwana w'umukobwa arayumva ndi Burayi, ngo ariko iyo ndirimbo mwakunze cyane muzi icyo bisobanura. Bitangira bizamuka gutyo ntahari. Inje ya maradiyo aranyakira, atangira kumvaza ibintu bike, ariko mu by'ukuri Rwagihuta ntago yavugaga uko ibyo abantu batekereza, ariko uko babyenterprese byarihuse cyane, bindusha imbaraga zo kwigarura kugira ngo nyisobanure. Ndayihorera, ndayihorera, ndavuga nti ningira Imana nkahura n'umuntu akambaza, nzamubwira icyo bivuga. Ningira Imana ariko guhora nsobanura muri radio, muri televiziyo, birwa bambaza. Ubu navuze nawe ndagusaba mu byuza kumbaza ntumbaze Rwagihuta, narayisobanuye ariko iragenda irakundwa, ndayikunda udashobora kumva. Nejo ubundi nagiye ahantu hitwa Karibu ni Kicukiro, mbura n'umugore ugomba kuba uri mu rugero rwanjye, ndaririmba indirimbo aramubwira ati mu ndirimbo nkunda zawe nkunda Rwagihuta. Sinamenye ukuntu nayizamuye, nkunda Rwagihuta cyane, nkunda umuhororo, nkunda Kanjogera, ngakunda na Karame Rudasumbwa ya His Excellency, kubera ko nzi igihe nayihimbiye. Muri buki gihe bavugaga ngo tumusabe atwemerere kongera kutuyobora. Abagore bategura urugore, bajyana ibiseke babijyana muri parlement. Bakigenda bari bataranagera no muri parlement,
nari namatanze already indirimbo nari maze kuyisohora bagezeyo n'indirimbo iriyo bagiye gutanga ibiseke bimusaba nanjye ndi muri karame rudasumbwa ayeganza abantu barayumvise icyo gihe bikubita hasi bavuga ati Masamba abagore wabimenye gute ko twambaye rugore ko twakenyeye ko dufite ibiseke tujyanye kusaba His Excellency nteriko burya umuhanzi ni nk'umu ajya babita batena bamwe berekwa ni nk'umuhanuzi nari nzi ko icyo gihe iyo ntambara mu Rwanda cyangwa ibyo byiza mushaka nanjye narabishakaga cyane kuko mfitemo inyota narabaherekeje babyeyi maze ijambo ryanyu ririmvuga kandi aradukundira n'ubu turacyabifuza yuko yazakomeza Rwagihuta niki ntabwo iyo ndirimbo ngo Rwagihuta ni igikoko kinini ni igisimba cyiza kitaryana maze iyo nkibonye numva mfite ubwoba buvanze n'ubwuzu kuko kitaryana niba mbabeshya muze mukirebe ntimugire ubwoba kuko kitaryana iriya ndirimbo ngo abantu ngo gikunda intore iyo zitaramye kigira amarira agihora hafi abatakizi bicwa no kutakimenya barwaye intimba yo kutakibona iriya ni indirimbo nziza uko bashaka kuyinterpreta uko bashaka kuyisobanura ubundi umuhanzi arahimba umuhanzi mwiza nuzimiza nuvuga ibintu umuntu akazumva indirimbo nyuma y'amezi 3 4 5 akavuga ati iyi indirimbo remenya naho burya indirimbo umbabarire ni nyinshi nsigaye numva muri igihe cyangwa se wenda niho bigeze indirimbo uririmba none umuntu akamenya icyo washatse kuvuga bukeye bwaho ari igisohoka iyo ndirimbo ifite amahirwe make yo gukomeza no kugumaho warumva indirimbo za Rugamba ukuntu n'ubu tukizumva yego tukizumva tugishaka kuzisubiramo tugishaka gukuramo ibindi ni ukubera ko yahimbaga akazimiza akajya mu nganzo agasiga secret ya mbere mu buhanzi iyo himbye indirimbo ukabona iraturitse ku munsi wa mbere ni byiza ntacyo bitwaye ariko umenye ngo 50 cyangwa 40% izaba igihari mu myaka 200 300 400 ko abantu bamaze kumenya ibyo ari byo bamaze ntabwo ikiri ya yindi izatera amatsiko so rero Rwagihuta nzakuvuga umunsi twahuye neza twiherereye nzagusobanurira nkubwire amateka yayo n'umukobwa nayihimbiye mode narimo urukundo narimo nicyo nashaka kumubwira nakubwiye ko ndi bukomeze kugegena nigeraho turi kuri part ya kabiri y'ikiganiro ivuga ku buhanzi iyo uroye ubuhanzi bwa none kuko uhura na benshi uri Tonton Thomas abakobwa baririmba bakiri bato murahura ba Railways ba Juno ba Kenisor n'abandi bakwisanzuro wumva inganzo zabo mbe baragusharinga cyangwa bakabigusangiza ubuhanzi bwa none bw'u Rwanda ububona ute ubuhanzi bwa none bwateye imbere buri ahantu heza cyane nubwo nakubwiye ngo twe bakera twarazimizaga ni nabyo twumva kuko nibyo twatojwe bo bashobora kuba batarabitojwe ariko isi uko igenda ijya mbere kuko yaba inganzo yaba music ibintu byose biri dynamique ntago biri statique ngo biguma ahantu hamwe inganzo y'aba jeune ndayikunda cyane ndayumva hari n'igihe mara nk'umunsi wose ntarumva indirimbo yanjye ahubwo niyumvira aba jeune basigaye bahimba neza bafite amagambo meza bafite injyana nziza urayibyina urayumva ukumva winjiye mu mwuka nk'uko bajya bavuga ni ukuri ibintu byarahindutse kandi byahindutse mu nzira nziza byaranatinze kubera ko jye nabibonaga ko iyo talents tuzifite
kuba rero zitexplosa ngo zigere no hanze, ariko ubu ngubu hanze basigaye bumva music yacu bakishima bakavuga ati koko uriya n'umunyarwanda. Naguha na example bisigaye bigaragara, ejo bundi hari amawadi izo muri Nigeria natwaye, izo muri Tanzania ndazijyana. Umwana wa umujene wacu aherutse gutwara Afrima igikombe cyiza cyane, umwana ufite talent zikomeye cyane, jye naramuzi, twakoranye indirimbo yitwa yitwa ndedi imeze nk'ikinimba, inyamanza iranyerera ntiyona. Element ndamuzi cyane, Element twarakoranye, ariko naramurebaga muri uko gukora kwe, kwitonda, kumva, kugenda buhoro. Umva Imana yamuhaye impano nyinshi cyane, imuhaye impano yo gukora umuziki mu buhanga afite, kandi kanamuha n'impano yo kuririmba. Ibyo rero byose abishize hamwe, uriya mwana azagera kure cyane, bazagera kure cyane. Si wowe wenyine rero, n'abandi benshi. Reba ibyo barimo bakora, yaba Bruce Melody, yaba The Ben, yaba Butera, Gasheki kanjye, Agakobwa kanjye twitiranwa, yaba n'abandi benshi cyane. Abo ntavuze ntibagira ngo nabibagiwe, nuko mbasha kugira ngo nshuguze umwanya. Ariko music yacu mu by'ukuri aho igeze, imaze kuexplosa, imaze kugera kure, kandi nikomeze ijye kure, kubera ko impano ziri mu Rwanda ndakeka ko nta handi wazikura. Kubera ko twebwe, reka mvuga akantu gato wenda abantu batajya bamenya, muri u Rwanda rwacu, muri region zose uzi, north, sud, west, buryo ugiye muri nord uzahasanga ubwoko bw'ibinimba burimo indirimbo nziza cyane, nziza cyane, zijyanye n'ibinimba, izindi zijyanye n'ikinyemera, zijyanye n'insengo. Wajya ahangaha nko muri za Byumba ukasanga nka ndirimbo na King James yaririmbye, urareba biracyahari. Nanjye hariyo naririmbye yo mu bice by'iwabo yitwa oya oya wimbaza mama oya edimba hasi. So urumva wagera mu Buganza ukasanga indirimbo zicumu zo gutega icumu zoroshye, zivuga inka, yezirarinsha dukumbura inka zaraye aho yehora aho yewararaye na. Urumva zikavuga inka, zikavuga ibyo, ukabona abantu ukuntu bashinga icumu. Wajya mu ndugaho ukasanga indirimbo nyinshi z'imishagiriro zo gutagurira. Wajya hepfo muri za Nkombo ukasanga iriya mbyino yabo yo gusama ijyana, usanga mu Rwanda ihari no muri Congo. So u Rwanda ruri rich cyane, ariko ibintu byacu ntabwo tubiha agaciro nk'uko kameze. Ubu ngubu ikikubwira nuko mperutse kugirana ikiganiro n'umunyamerika waje kurikodinga indirimbo z'intwatwa. Ubu nukuvuga ngo indirimbo z'intwatwa ziragiye. Ubu amahanga, Amerika, Nigeria n'ahandi hose ntibagifite indirimbo muri ritme runaka nshyashya, kubera ko ni byinshi bijya gusa. Basigaye baza, babonye ko u Rwanda ruri vierge. Ubu ngubu batangiye ni benshi buzuye hano barimo recording indirimbo zacu, bari mu byaro, bari ahantu hose uzababona. Burya bari mu byaro, bari ahantu hose handi barimo barazifata, bazijyana bazikore. Uzareba ibintu bazazikorera nibagera muri Amerika cyangwa bageze n'ahandi. Noneho bigaruke dutangiye turire ngo ibyacu babijyanye. Duhari byaratunaniye kubyigana, ahubwo twigana Abanyamerika, twigana Nigeria, dufata South Africa, tukumva ko ari igitangaza. Yes, iyo ugifite industry kiri uruhinja, yacu n'uruhinja ntabwo iragira, ntazagira umuntu kubeshya ngo twarakuze ngo twagize iki. Turakera uruhinja, turimo turakura, kandi turimo turakura neza. Ariko tugira umwete wo kwiga no gushaka ko buryo wiga aruta uwanga, batazadutwara ibyacu bakabikora uko bashaka, tugasigara turi mu marira, kandi ari twebwe twarangaye. So jewe uko music yacu izamuka mu bajene ni ibintu byiza cyane, but stop and kwinterpreta, kwigana, gushaka iby'ahandi
nibinje muri roots zacu barahakura ubundi bukire burenze. Harabamaze kubidekuvura cyane cyane nko bavuga producer Ele atangiye gukora ibyo bita afro gakondo, wabonye ko yatangiye nayo kuzamuka. Iriya ni etiquette yacu, nibayijyamo kenshi noneho bakajya mu kinyemera, bakajya mu mishagiriro, bakajya mu kinimba, izo zose zatuma twe-explosa kandi tukagira na identity. Burya nta jyago nko kubona umuhanzi agenda bakamwitiranya n'undi muhanzi muri Amerika cyangwa muri Nigeria. Nicyo gituma burya abahanzi bacu abenshi baba bastari muri Kigali, ntibarenga Kigali, ugasanga abagakondo bo bari muri za festival. Ego ndumvuye muri Maroc muri zira events bakoraga zijyanye na n'iriya competition, nta kindi ntume Masamba utumiye gakondo. Ubwo turajya muri Mallorca tukajya n'ahandi, urabona ko abantu basohoka bakajya muri za festival. Abacu barahangaha baratwikira ahangaha cyane. Ntabwo rero uyu music yacu ahigeze yari kuriye kuba ya Kigali gusa, kuko imeze neza, irasa neza, niyambuka imipaka. Ducutsa ku ngingo ya kabiri, ibihe byiza tugwe mu nka turebe ukuntu twakumbura ingamba mu bindi bintu. Ibihe byiza byo guhimba kuri Masamba, ese bikunze kuba ari mu ijoro, ese namanywa? Igihe uvuga uti noneho ubwo igitekerezo kije muri aya masaha, ngira ngo nicyo cyane. Sinzi impamvu nijoro, ni mu ijoro ndyamye cyangwa mu gitondo kare mu rukerera. Ya habitude nakubwiye Sentore yanyigishije ya saa 9 saa 10 yarigiye mbyuka nanjye nkagenda. Umutekano wacu ni wose 100%, nkagenda gahura n'abana barinze umutekano, nambaye casque bakumva agenda ndirimba. Hari niwigeze kunkurikira yibaza atari ko Masamba nta kintu yabaye, nimurebe neza, ariko nkurikira asanga ni indirimbo ndimo ndaririmba. So hanyuma icyo ni kimwe nijoro cyangwa se mu rukerera. Hanyuma iki nacyo cyane nkunda nk'iriya ndirimbo yitwa Ibimbabaza, yo yaje mu ndoto. Hari ibintu bimbabaza bikambabaza bikanambabaza cya, nkumva kamelodi karimo karambyiga. Hanyuma noneho iyo bikiri mu ndoto nta kintu kiba kiriho, ariko rero ndarana akaregistra akarikoda kangana gatya. Iyo rero nakanuye gato nkikanga, nikanga nakanze ahandi hatukura, uwo mwanya ngatanya nkazayuzuza nyuma, iyo nkaba ndayibitse. Niriya ugukuye mu rugo, ntangiye kugira demande nyinshi z'ubukwe, ariko ngasanga indirimbo nyinshi z'ubukwe nzaririmba za Sentore, which is good kubera ko niwe nkesha ibyo byose. Ariko nkavuga nti nanjye ngomba kugira akantu kanjye ngize nke, kubera kubitekereza cyane no kubishaka, nayo iza mu ndoto. Ejo bundi noneho umuhungu wanjye Ele arambwira ati ariko twicaye turi ahantu, atari kuzi ko hari indirimbo yanjye nakuye muri sinzi yariyo ibyo rero ndabikunda cyane kubona umwana nk'uri yabaye inspire n'abandi benshi bara. So igihe kinini ni nijoro, ni mu ndoto, ni nijoro ubwo no mu rukerera. Nkumva ibitutsi byanze, ngahaguruka nkagenda, nkambara casque, nkambara amakoti, nkajya mu muhanda. Ahantu ntuye abashinzwe umutekano baragowe, birwa bambona saa 10 saa 9 bakabura bati buriya aragiye, kandi nkagenda simba nzi naho ngarukira. Aho nza kumvira naniriwe nibwo mvuga ni aha ndananiwe, reka nsubirayo. Ariko uko kugenda kwanjye ndakurahiye, ngaruka mu nzu hari indirimbo already namaze
namaze guhimba tayari yarangiye nuko nahimbye wirira kuba ibitekerezo byanjye bihora bizera momo kandi uwo mpora nipfumbatije umutima wanjye. Nk'iyo nayihimbye nshaka nenda kujya ku rugamba, hari umukobwa nyihimbiye nshaka kumusezera, nkura numva ngomba kumubwira ngo ndagiye kandi mfite icyizere yuko nzagaruka. So urumva nizo periode zanjye. Ubundi ibintu bivuga ngo ndashaka indirimbo kuyihimba, umuntu arambwiye ati duhimbira indirimbo ijyanye n'ibi, ntabwo iyo ndirimbo wazayibona iwanjye, ntayo mbona, nta inspiration mfite. Ibi bintegetse ntabwo biza, iyo ushize mu muhate ntabwo biza na gato, ndakumva nkakwihorera. Twataye umuco. Iyo urora ukatureba twe ba none tugira amahirwe kubera ko uri open kuri twe, uhura natwe kenshi tugira inama, uyebe imigirire yacu, imivugire yacu, imigenzereze yacu, ko tubishinjwa cyane. Twataye umuco. Nahoze mbivuga na kwa kundi umuco ni dynamique, umuco urakura. Iyo ndeba urubyiruko hari bimwe ubona ko bitari by'u Rwanda, ariko nuko abantu badakunze kujya mu itorero cyangwa se ngo bagire icyo bita akagoroba k'ababyeyi, ariko bemvitemo n'abana, akagoroba k'ababyeyi bihereramo ubwabo nabo bangana, bakagira agatama mu gitore babyita ngo no gufata agasamusamu, akantu gahiye, ariko bagasigara ari bonyine bakaganira ibintu bikomeye byiza byubaka, ariko nta bana bahari. Ibyo byatumye abana nabo bashaka indi nzira batoboreramo, bishakira indi nzira. Ntabwo ngewe nakundana ko urubyiruko rw'ubu rwataye umuco, ahubwo se rwarawigishijwe. Nonese urashaka ntago bigishijwe no mu ishuri. Sinzi kuba mu mashuri bafata umwanya bati dore indangagaciro ni nyinshi, ariko izi ngizi zizagufasha mu buzima bwawe, kuko umwana w'umunyarwanda agomba kugira indangagaciro zimutandukanya n'undi, zerekana ko ari umunyarwanda. Icya mbere kubaha, kugira discipline, kugira ubupfura, kugira ubutwari, kumva ko ugira ubutwari, kubaha, gukunda igihugu, gukunda ababyeyi, ukafata umwanya kubumva, mukagirana ikiganiro. Ibyo byose ni ibintu bifasha umwana mutoya. So jewe ntago navuga ko abajene bubu bataye umuco, kuko ntawo bigishijwe, ntago bagize amahirwe wo kuwubona, ahubwo abawuzi n'ababifitemo n'inshingano. Ubwo ndavuga abafitemo inshingano, kandi nanjye ubwo nanjye ndimo, kubera ko nanjye ni umutoza w'itorero ry'igihugu, ariko abo mpora nabo bahava mbabwiye, nta nubwo ari uguhamiriza gusa, imihamirizo ndayibigisha no kurimba, ariko simbura kubabwira icyo bagomba kumenya. Iyo usohotse ugomba kwimana u Rwanda, ugomba gutarama u Rwanda, ugomba kurukunda. Ibi ni ibintu urubyiruko bagomba kubigisha. Ntabwo influence ziriho z'Abanyamerika, z'i Burayi, uko ziza zifite imbaraga, tugomba kurekera ngo zize zifatirana abana bacu, zifatirana urubyiruko, zibigishe ibitari ibyo n'ibyo wumva, cyo kumva umwana w'umuhungu akunze umuhungu, umwana w'umukobwa akunze umukobwa, barasohokanye, barakundanye, barahoberanye, nta cyifuza no kumubwira. Kumva umuntu aravuga ati nazindutswe abagabo, undi ati nazindutswe abagore, ego akanga ubukwe, akatsembarara. Ibyo byose ni influence z'i Burayi ziza zikakubita ku mujene, ariko ntagire urukuta rumubwira ati reka iwacu byari bimeze bitya, byagendaga bitya. Ibyo rero ni ikintu tugomba gukora uko dushoboye kose, kugira ngo twegere urubyiruko, twebwe bakuru, bijye mu mashuri, bijye mu biganiro byose.
yewe iyo byashobokaga no spectacle nubwo yaba ama spectacle ya R&B cyangwa se ya hip hop cyangwa se iki kwa kundi icyo nkundira culture y'abarokore akora spectacle yamara mwanya muto mu gihe agiye kuruhuka akazana pasiteri akabwiriza bajye babwiriza noneho mu muco bambaza n'umuntu ufite umuco mwiza cyane pasiteri avuge ariko haze n'undi wigisha izo ndangagaciro za Kinyarwanda gukunda Imana udafite indangagaciro za Kinyarwanda ntaho bishobora kukujyana gere numva iyo rero uhaye umwanya pasiteri uhe n'umwanya n'undi muntu uvuga umuco neza wigisha indangagaciro kuko iyo audience ufite ingana gutyo ifite abantu batandukanye ifo guprofita kuyibwira aho ngaho kuko ari byo pastor atazavuga ariko undi muntu ubizobereye ibintu byo bijyanye n'umuco n'indangagaciro no gukunda u Rwanda azavuga uhaye iminota 20 n'undi muhe indi 20 uwo mwana azavaho ngo afite package ihagije akubera umwana umunyarwanda mwiza muzima. Yes, rero turaganira na Tonton Thomas tugiye kujya muri part nziza cyane ari nayo ya nyuma y'ikiganiro part y'amafoto. Muratuga amafoto y'abantu batandukanye iyo mubashije kumumenya amuvuga izina rye akanamuvuga ibintu bitatu amuziho cyangwa se ukamubona muri rusange. Reka nze nguhuze nawe mu kanya. Ono umugoboka rugamba di His Excellence ati niruganiza ingamba aye ganza tukwifurije kuganza mu bana b'u Rwanda niwe nta wundi ganza mugobo w'ikirenga ure nta kumuvuga sinzi aho nahera ndamukunda cyane ni role model wanjye burya inyigisho ye ntijya incika iyo haje niyo speech naba ntari mu Rwanda ndiyaranja nkayishaka kuko buri gihe hari ibyo nkuramo kandi nkabivanamo inganzo igafasha abantu benshi. Ni byinshi rero tumukesha n'intwari utabona hano n'imboneka rimwe sinzi ko u Rwanda tuzongera kubona niko bimera umuntu nk'uyu aza rimwe mu mateka y'igihugu nkuko twamenye ba Rwabugiri tukamenya n'abandi benshi bagiye bakora nabo baje nyuma y'igihe kirekire cyane habaho intwari habaho umuyobozi mwiza ariko muzima wuzuje byose aza gake. Uyu rero ni nka mesiyani n'uw'Imana yaduhitiyemo iraduha kugira ngo dushobore kubona iki gihugu kandi atugejeje heza. Yampaye nk'akayitsinga ngo dore Rwigema yaritanze n'abayingana barajyana bunyenyeza ati ndabasanze imfura z'u Rwanda zagize ubuntu. Freddy ni yari ingabo nziza ari intwari ikomeye cyane. Nagize amahirwe yo kumumenya muri 1989 nakubwiraga njya Uganda. Umuntu wa mbere namenye ni Fred kagoroba dutaramye turaganira angisha umuryango arawumbwira neza ndetse mpava ndahiye aho. So ni kumuvuga rero sinabona aho mpera ngo ndangirize. Igihugu rero nabayemo nkora muri struggle Uganda kubera ko Uganda ndayizi cyane ni uganira n'abantu biyo baramuzi baramukunda baramwemera baremera yuko kira gihugu yakibahaye acyati yarakirwaniye yakoze za operation nyinshi cyane yarakoze ibintu ku buryo baramuvuga mu ntwari zabo zikomeye. Na Fred Rwigema arahari yarangiza noneho akavuga ati ibi narabikoze ndabishoje noneho ngiye gucyura bene wacu abanyarwanda arabikora. Haba ibyago nyine niko bimera
atabaruka intwari ntipfa, atabaruka hakiri kare, ariko nyine nyuma twaje kubona umuvunyi mugobokarugamba, arakomeza ndetse atugeza ku ntsinzi. Ariko kumuvuga ni byinshi cyane, nataramanye nawe namuririmbiye indirimbo nyinshi cyane. Umunsi wa mbere namuririmbiye indirimbo data yahimbye bajya kubata imushiha, ivuga ngo kuwa 18 mu museke nibwo twafashwe dufungwa nta cyaha, batujyanye nk'imbohe tuzira ko turabanyarwanda, bajya kuduta mu ishyamba. Ndibuka iyo ndirimbo nyimuririmbira, nibwo bwa mbere nabonye amarira ya Fred, amaso aratukura. Muri icyo gitaramo turi muri salo, araduhunga, aratubisa. Ntangira gutekereza nti kubera iki namuzanye muri izo story zose. Agarutse turahindura, dushiramo izindi ndirimbo, aratubwira ati nibi ngibi rero bigomba kurangira, tuganire none, n'ejo nzajya mu kazi, ariko randevu yindi Kigali. Kamariza twabanye mu Ngagara, nta metero 200 cyangwa 300 yariho. Kamariza yigishijwe na Sentore kuririmba, yego niwe mwarimu we wa mbere. Mu bakobwa benshi data yigisha kuririmba Kamariza yarimo. Ahubwo Kamariza azana ikindi kintu cyatunguye abantu. Kera abantu baririmbaga bagakoma amashyi bakarimba izo zose, ariko Kamariza yadukana ikintu cya gitari. Yiga gitari rwihishwa, none arangije ayitunguza umutoza we mukuru ari we Sentore, aririmba uturirimbo twe na gitari amucurangira. Sentore amwitegereza ati ariko se Kamari, ibyo wabyize ryari, wabyigishijwe nande? Undi ati nashaka kugira ngo ngira kandi kantu nongeraho mu ndirimbo zacu. Kamariza aragenda abikora neza, arabimenya. Ubwo twari Bujumbura, twongera guhura muri struggle, turazengurukana mu Ndahemuka, dukora fundraising. Zira zose mwumva yaziririmbaga acuranga. Kamariza mfite souvenir, ndamuzi, namuvuga nk'umuntu yarandutaga mu myaka, ariko nige nawe wasangaga dukoze scene ikomeye cyane y'indirimbo, kuko abenshi barabyinaga, abandi yes na Maria Yohani nawe. Ariko ahanene kuri izo ndirimbo zicuranze zirimo karimo ka modern gatoya, Kamariza yaracuranga, hanyuma jewe nka tukaririmbana. Donc twagendanye ahantu henshi cyane, hari n'igihe twihirara abantu bakadukunda cyane, bakavuga ati nyuma fundraising ndashaka Masamba na Kamariza nibaze ba. Donc ni amateka ye ni menshi cyane. Icyo narangirizaho, wanyiteje kuganira n'umuhanzi, ntabwo uri bumbwire ngo rimwe guteranya rimwe ngara kabiri, bishobora no kuba na gatatu, tegwa na equation uko wayubatse. Ndimo ndategura tribute ya Kamariza, ndabivuze abantu bose bitegure. Ubu ndimo ndatraining abana b'abakobwa bakiri abajene bazaririmba indirimbo ze na famille y'ikaza, hanyuma Kamariza tukamwibuka mu by'ukuri, kuko yagize ibintu bikomeye cyane. Kayirebwa ni inshuti ya data cyane, yari inshuti ya data cyane. Yakundaga Sentore cyane. Sentore yamwigishije indirimbo nyinshi cyane, yaramutoje zimwe na zimwe. Ngira ngo mwagiye mwumva n'indirimbo iriya mwumva ni ya Sentore, ariko uwa mbere washoboye kwishyira kuri CD Nishimira anayimenyekanisha ni
ni Cecile Kayirebwa witwa ndabakunda ibihangange ye ndabakunda bamararungu indashyikirwa ntibijana nkaye. Iyo himbwe na Sentore muri 60 ahimba itorero rya mbere ryitwa Indashyikirwa. Hanyuma Kamariza Mbambe Kayirebwa mu guhunga kwe ari aza i Bujumbura, of course urumva yari umuhanzi mwiza cyane ubikunda, yaje afite Sentore mu mutwe, aramubona noneho bakajya bataramana, agenda amwigisha indirimbo nyinshi. Imwe mu ndirimbo yasohoye uzi ko Kayirebwa niwe wa mbere wasohoye indirimbo kuri CD, kuri cassette kera niko byitwaga, abandi twese twaje dusubira tujya mu nyuma. So uyu ndamukunda cyane, nkunda ukuntu yaganira neza cyane, n'umuntu uganira n'abato, uganira n'abakuru, kumva iyo umureba niyo umuntu aganira ubona afite urukundo rwinshi cyane, kandi muri we aba yumva ashaka kurutanga. Ahubwo abana b'abajene benshi cyane, namwe n'abandi mujye mwegera Kayirebwa mu mushake abaganirize, afite byinshi byo kubabwira, afite umurage ashaka kubasigira. Uyu ni umunyeshuri wanjye, n'umuhungu wanjye naramutoje cyane Ruti cyane. Iyo nareba ara amageste menshi anakora yanyiramwigishije, burya yewe kubera nyine kubana n'abasirikare nisanga igihe cyose ngiye gusezera publique mbanateye isaruti. Ako kantu yaragatwaye. No kuririmba afite timbre ajyanamo rumwe kumva arimo araza iwanjye cyane, ariko nta gitangaza kirimo. Numwe mu bana natoje cyane cyane mugira inama y'ukuntu agomba orienta music ye muri gakondo. Nyuma Jire barabana nawe aramufasha. Numwe nigiye wamuhaye stage ya mbere muri Milcoline, igihe hariho gakondo muri Milcoline. Agitangira ntago byari gitangaza, wabonaga ko bitarimo biza, ndetse aza kugira n'ikibazo na Jire, ko Jire yashaka abantu b'abahanga, akamubona ko atari umuhanga, akamushira muri bench. Hanyuma ubwo nabaga navoyaje wenda nagibura cyangwa nahandi, ariko ngarutse ngasanga kafite ukuntu kicaye muri bench kababaye, nkamuhamagara nkabwira indirimbo ririmbiye neyi nkomeza no kumukurikirana kugeza kuri uyu munota. Ahagaze neza, representinga neza gakondo. Yatumye urubyiruko rukunda gakondo byihuse. Uwabibanje ni Buravan, ariko nanone na Buravan baranabanye, bituma noneho ariko ndamushima cyane, ndamukunda. Rimwe na rimwe iyo nakumbuye guseka, burya rutarasetsa cyane, nta buri ibintu ahimba aho ngaho, bikarangira n'igihe muhamagara ngwino ngutoze izi ndirimbo izi bikarangira ntazo turirimbye cyangwa ntamutoje, twagiye mu by'urwenya. Ubona umuhungu wanjye cyane, nkunda cyane Buravan. Burya ni na mubyara wanjye. Buravan yakoze ibintu bikomeye cyane mu rubyiruko. Yafashe music ye ayishyiramo izindi sonorite, sounds zishobora gutuma urubyiruko rukuririka, aho kugira ngo bajye bumva gakondo ari ya yindi y'amashyi gusa, wazanamo n'ibindi bituma noneho urubyiruko rubikunda. Ni umuntu rero sinigeze mbikora yewe, nubwo ndi umutoza mukuru bimazemo igihe, nkesha cyane cyane iyo lien yaduhaye, yaba bakuru yaba bato, kugira ngo duhuzwe na gakondo. Ni ibintu mukesha cyane. Yagiye kare, ni ibintu bibabaje cyane. Imana ikomeze nakomeza ataramire hafi ya Nyagasani. Buryo umuhanzi ntapfa, ari hafi ya Rurema, barataramanye, ariko yagiye kare cyane. Turamukumbura, tukamubura, tukababara cyane. 001 burya rero nawe ari mu bantu twibera mu bintu byo guseka, byo gusetsa, byo 001. hari igihe mubwira nti uri umuhanga mu kuririmba pe, buriya yihuta guhimba. Rero maze kumubona muri studio
umukubitaho ikintu cy'ikingoma, uwo mwanya akaba yamaze guhimba n'amagambo akayabona vuba cyane. Ariko nkanakunda n'ukuntu asetsa, n'ukuntu ahimba, arema atmosphere nziza cyane muri studio, ku buryo nubwo waba urakaye, nubwo waba uje ntacyo ufite, ugahita ukigira, atanga mood nziza iteye ubwoba muri studio. Ni umuhungu nkunda cyane, utanga amahoro, kandi ubona ko hari ikintu nifuza ko, sinzi ko azankundira na music yo yarayize arayisobanukiwe cyane, ariko azige n'ikindi cyitwa na comedy. Buriya yize nka comedy musicale, akaba nka Garou yize comedy musicale, akaba nka je crois la Fabien, nkaba bari bose b'abanyamerika, burya mumva ari abahanga, baba baraciye mu ishuri rya music, ariko akajya muri option yitwa comedy musicale kugira ngo azamenye umuziki. Yaba noneho yarangiza ni na comique, donc ni humoriste uyu Bruce. Buriya rimwe ashobora kuzadukorera spectacle yo kudusetsa, tukibagirwa n'abangaba bose bitwa ngo naba sinzi merci azamwemvitira, mwambwiye ati nago nkwemvise kuririmba, ndebera ukuntu aba bantu wabica bagapfa azabikora wumirwe. Cyane ejo bundi twari kumwe muri Kirehe, twataramye Ama-G, n'umuntu nkunda cyane. Hari ikintu guhimbahimba neza, n'umuririmbyi wa kera, n'umuntu ufite ubuhanga bwinshi. Hari ibintu noneho yahimbye by'ibiganiro byiza, kuganira neza, akamenya gutebya, akamenya gusubiza vuba. Ni ibintu ntari muziho, ariko namukundiye cyane. Ibintu azabikomeza n'ukuri. Fande Kabarebe ni intwari nkunda cyane, umusirikare wujuje ibyangombwa, umusirikare wabitojwe, arabimenya, akamenya no kubitoza. Ni intwari, aho mutumye hose ku rugamba atahana intsinzi. Muramwumva ko bamuvuga ahantu hose. Iyo ngize amahirwe kumubona, ntabwo biba byoroshye, ariko ndanabyumva, ariko tukaganira, tugirana ibiganiro byiza cyane, akajya no mu buhanzi akamenya no kubiganira neza. Rero mfite, ni nawe wa mbere wowe mbivuzeho, mfite na souvenir nini cyane. Njya gukora course Karama, nyirangije gihe barancubuye cyane, bari bazi ko ari umustar waje. Buriya rero instructor kumva ngo ufite izina barakucubaga, barancubuye yakutosha. Noneho biza kurangira ijwi ryanjye, kuko naravigitaga nabebaga dunia, unakubeba dunia kugira iki, birangira ijwi ryanjye nasaraye, byagize ikibazo. Maze gupasinga, noneho abandi basubiraho bagomba kugenda, ariko giye banyohereza Rubaya. Ngenda gusobanurira afande wa medico, icyo gihe yari Karemera, ndabwira ntigenda shaka nimurebe ukuntu mwanyohereza ahantu bamvura ijwi, kuko nubundi ijwi muzarikenera muri fundraising. Tangira kumbwira ati hapana, wewe sasa ukunatega, hari terme mu gisirikare yitwa gutega, tubura muratega. Nikambwira hapana afande, sinatega, nasaraye. Hanyuma sinzi ukuntu abo twaganiraga babyumva, nganira iki n'iki, biza kugera kuri afande Kabarebe, barabimenya. Niwe watanze oda kugira ngo mpave ngende, ndagenda mpaka Nairobi, njya mu bitaro byitwa Nairobi Hospital. Barambaga, hari amashami baraje mu bintu bimeze nkaho byangizijwe, byari serious, kuburyo nabazwe n'umuganga umuhindi w'umuhanga, ariko wize mu Bwongereza, Nairobi Hospital. Abanyarwanda bari Nairobi barabizi ko bamwe baransuye.
abo mu nkotanyi zacu, ndagenda ndagaruka. So ngize amahirwe yo kubivuga no kumushimira kuri ibyo byiza yatumye ijwi rigaruka. Kandi nkigaruka nkimanuka gato i Kampala hari fundraising, ndayikubita n'ijwi rizamuka, amafaranga arinjira. Ubwo niko nakomezaga nambarara, ndakubita, noneho njya gutanga, noneho ngenda ku Murindi mfite ripoti imeze neza yuzuye icyavuyemo. Umpaye mikoro, umpaye umugisha, umpaye chance, umpaye ubuzima, njye niko nabyita. Ariko nanone umpaye umwanya wo kugira ngo ngushimire, si kubw'iki kiganiro, ubwo byo ndabishimiye, sindi bubigaruke ko bampaye ikiganiro, gusa ndagushimira contribution yawe kuri uyu muziki w'u Rwanda. Ndagushimira cyane ku muco wadukundishije kandi ukomeje kubikora. Ndagushimira ko tubera umubyeyi uko duhuye nawe, uri Tonton Thomas, ntago ari mu magambo no mu bikorwa, nuko nukuri kandi niko uzahora. Warakoze rero, aho tuba turi nk'abanyamakuru, nk'urubyiruko, tuzi uriwe, tuzi icyo waduhaye kandi tuzakigumana. Baha imyaka myinshi, Imana iguha ibyifuzo by'umutima wawe, ikurerera abaye kandi bakurindire. Kugira umuntu umeze nkawe mu kiganiro cyanjye sinabona uko mbisobanura. Ni ibintu binini binduta, ariko nagira ubuntu bwo kuba nabisangizwaho. Imana iguha umugisha kandi binkoze ku mutima, n'abanyarwanda baragukunda. We do love you, do appreciate you. Igihugu kirakuzi, kirakuzirikana, n'abagituye uri umutungo w'igihugu muri make. Imana iguha umugisha cyane. Urakoze cyane. Nanjye ndagira ngo nkubwire ko ngushimiye cyane. Uzi ko twapanze kugira ngo tubonane tuganire, bifata igihe kirekire, ariko burya ngo inkono ihira igihe. Yari none, yari muri aya masaha, kandi nishimiye cyane. Ukurikirwa na benshi, ufite umwete, ufite imbaraga, ufite ukuntu bivuga, ufite ubuhanzi bwawe, ufite ubuhanga bwawe. Imana ibikongeramo imigisha, bigere kure kandi bisendere n'abandi bakwigireho, bajye bategura neza nk'uko nawe uba wateguye. Ejo bundi nabonye uganira n'abayobozi bakuru, uganira n'abantu bakuru banduta. Ubu nta muntu n'umwe utaguha ikiganiro, kubera ko uri umwana urezwe, uvuga neza, kandi uba wateguye ukanamenya n'ukuntu ubyitwaramo. Imana igufashe cyane muri izo nzira. Imana ariko y'u Rwanda niyo ku ijuru. Nkuraze Imana yo mu ijuru, ariko nkuraze n'Imana y'u Rwanda. Urakoze cyane.